mpanuriye ubuzima bwawe aho bwari bwicaye butafite icyerekezo, Imana yahindura icyerekezo. Bera b'Imana, mushaka ngo Imana ice inzira, niyo yasibura izari zarasibye Imana ikore. Ariko ndagira ngo mbabwire ko itorero rya Kristo ni ryiza kuruta ijoro wavugirijemo impundu uraye ushyingiwe. Itorero rya Kristo niryo Imana ireba iri mu ijuru ikavuga ngo ndacyarindirije uyu munsi. Itorero rya Yesu, Imana ishimwe. Bera b'Imana, mureke twivurugute dusenge, tubabara ariko dusenge. Mureke mbabwire, turare nabi ariko dukizwe, turye nabi dukizwe, wambara ibyo udashaka ukizwe, ubahagoranye ariko ukizwe. Itorero rya Kristo rirarinzwe, Imana ishimwe. Turabasuhuje bera b'Imana, tubifurije amahoro ya Kristo abonerwa mu kwizera. Ni mwene so Aniseti niyo mugabo ku Mukanguzi TV. Tubashimiye ko mwahisemo gukurikirana ijambo ry'Imana hano kugira ngo dusangire impamvu y'ibyiringiro by'abizera. Reka uyu mwanya ngusabe aho uri wigomwe uyu mwanya ubwire Yesu ngo korana nanjye, tegura umutima, hanyuma dufatikanye gusenga tubone kuganira ijambo ry'Imana. Mwami wacu Yesu Kristo, se w'umwami wacu, Mana Data, wowe waturebeye mu rukundo rwawe ukatwibonamo tutaraba abantu, twarabo gupfa utubona mu buzima. Ubuzima bwacu bucurira mu rupfu rwa Kristo kugira ngo umuzuko we ube guhembuka kwacu. Turabigushimiye. Iyo Yesu adapfa ntitwajyaga kubaho, yapfuye kugira ngo ahure n'abari bapfuye kandi azuka kugira ngo abari bapfuye babeho. Yicara iburyo bwawe ngo tuzahabane iteka. Aratsinda kugira ngo ubutsinzi buhoraho abamwizeye bose nabo batsindane nawe. Niyo mpamvu ijambo ryawe rivuga ngo turabatsinze ndetse no kurutaho. Uyu mwanya rero turawugize, turagushimiye ko utwemereye kugira ngo tuganire ijambo ryawe. Turagushimiye ko uduhaye uyu mwanya kugira ngo ubugingo bwacu bwongere bwubake, kugira ngo wongere uduhembure, kugira ngo wongere utumare inyota, kugira ngo wongere udukomeze, kugira ngo wongere uduhembure. Mwami, ndagusabye iri jambo ryawe nirikore byose nk'uko ubushobozi bwawe buri, mu izina ryawe. Ndabigushimiye uyu mwanya, uyu mutima ugiye kumvira ijambo ryawe n'akanwa kagiye kurivuga byeze kugira ngo byose bibe bitunganye mu maso yawe. Ni kubwawe none n'iteka ryose Yesu, amen. Imana ibahe umugisha. Turabasuhuje kandi mugire amahoro y'Imana. Tubashimiye ko muhora mukunda kubana natwe. Imana ibahe umugisha. Reka dusome igitabo cy'indirimbo ya Salomo. Ni igice cyaho turasoma igice cyaho cya 7, ariko turaza kwifashisha n'indi mirongo muri iki gitabo cy'indirimbo ya Salomo. Igice cya 7 turasoma umurongo umwe. Mu yandi magambo muri Bibiliya zo kuva 5 kangahe kugera kuri Bibiliya zo muri 93 ni nkaho ari umutwe w'ijambo. Izindi Bible rero ni umurongo wa mbere n'uwa kabiri, ariko muri Bibiliya zo muri 93 ni umutwe w'ijambo. Nusanga bidahura ushakire ku murongo wa mbere n'uwa kabiri, hanyuma cyangwa se n'uwa gatatu n'uwa kane. Birashoboka bitewe n'igihe Bibiliya yasohokeye ko hari Bibiliya zitajya zihura. Suko ziba zidahuye, biterwa n'igihe yandikiwe. Imana ibahe umugisha. Aha rero twebwe muri Bibiliya mfite niyo muri 93, ni igice cya 7. Umutwe w'ijambo cyangwa imbanziriza amagambo haravuze ngo abakobwa. Ndaza kubabwira impamvu y'iryo jambo. Haravuze ngo garuka garuka wa mushuramiwe, garuka garuka kugira ngo tukwitegereze. Hanyuma hari umutwe nanone uvuze ngo umugeni. Ndababwira impamvu y'iryo jambo. Haravuze ngo kuki mushaka kwitegereza umushurami nk'imbyino z'Imahanayimu. Mwakire neza iri jambo ku bwa Kristo Yesu. Igice cyaho cya 2 mu ndirimbo za Salomo, duhereye ku murongo waho wa 5, haravuze ngo ni mu mpembure n'imbuto z'uruzabibu mundamirisha amatapuwa kuko urukundo runsabye. Ukuboko kwe kw'ibumoso kuranseguye n'ukuboko kwe kw'iburyo kuramfumbase. Amen. Mwakire neza iri jambo ku bwa Kristo Yesu. Shaka ngo tuganire ku ijambo itorero cyangwa se urukundo rw'Imana mu itorero. Iyo tuvuze itorero ni ikinyarwanda gikora ahantu habiri. Ku itorero ry'igihugu hakaba n'itorero ryo mu iyobokamana, hanyuma kandi mutandukanye itorero n'idini. Idini ni amahame, imigenzo, amategeko bidahinduka, ariko itorero riyoborwa n'umwuka n'ukuri. Itorero rero ni ikinyarwanda gituruka ku ijambo gutoranwa, cyangwa se ari naho hava ijambo intore. Intore
ni abantu b'indakemwa mu mico no mu myifatire, hanyuma batoranwa muri izo mu itorero bakaba intore zatoza abandi. Imana ibaha umugisha. Rero mu buryo bwo kwizera, itorero rya Kristo ni abantu barobanuwe, kuko Bibiliya iravuga ngo abanjye Imana irabivuga ngo abo yamenye kera yarabatsindishirije, kandi abo yatsindishirije yarabatoranyije, abo yatoranyije yabahaye ubwiza. Abo Imana yahaye ubwiza ngo yabamenye kera, ibamenyera he rero? Ibamenyera muri Kristo Yesu, kuko n'indobanure zaretse isi, zanze isi, zazinutswe isi n'imirimo yazo, zaretse gukiranirwa n'urugomo, baretse iruba n'ubusambanyi, baretse igikundiro n'ibiteye isoni by'isi, bemera kuba abakristo. Yewe bene uri mu itorero rya Kristo yemera no kubabara kubw'umusaraba, kuko niko Pawulo yaravuze ngo ubwo twasangiye umunezero wa Kristo dusangiye no kubabazwa kwe, ubwo twasangiye urupfu rwa Yesu dusangiye n'umuzuko kwe. Kandi Yesu yarabivuze, aravuga ngo uko bangenje niko namwe muzagirirwa. Iryo ni ryo torero rya Yesu. Ariko yasize arahiye ijambo nkunda, yaravuze ngo amarembo y'ikuzimu naho yazikuka. Imana ishimwe. Yaravuze ngo nta kitorero rizaba kuko aryubatse ku rutare. Hari abantu bajya bagira ngo urutare Imana yubatseho itorero ni Petero. Petero kwitwa urutare ntabwo ari we rutare rw'urufatiro. Nuko yamubwiye ngo yobora umukumbi, nkwise Petero bisobanuye urutare, bivuze ngo izina n'uwari mwise. Hanyuma urutare ni Kristo. Petero yarayoboye, hanyuma urwo rufatiro rushinzwe kuri Kristo Yesu. Imana ibaha umugisha. Iki gitabo cy'indirimbo ya Salomo gifite amateka azimije n'amagambo agiye azimije ukuntu, hanyuma bagisobanura ntibigeze bagisobanura mu muco w'Abanyarwanda, bagishyira mu Kinyarwanda, ntibagishyize mu muco w'Abanyarwanda. Hari Bibiliya muzasanga zigiye zisobanuye zikazamo n'umuco, bagasegura indimi, imvugo bakayisasira. Ariko kwa Salomo ho gusomana babyise gusomana, ariko gusomana ndabisobanura ngewe impamvu. Gusuhuzanya hari ibihugu uha umuntu ikiganza bikaba bitemewe. Bantu mudukurikirana muri Botswana, murabizi gusuhuzanya cyangwa kwemera agira ati yazunguje umutwe rimwe na rimwe aba yemeye. Ariko twebwe tugira dutya tukagira, biterwa n'abantu uko bahuje. Hari n'amayesinye bazi, abo bita barisikaza, hari amayesinye bakorera muri no. Icyo wowe wemera waba ucyemeye ukaba ugihakanye ku bwa yesinye zabo. Rero buri gihugu kigira umuco wacyo. Hari abantu rero gusuhuzanya kwabo kwari ugusomana. Iki gitabo cyandikwa bacyanditse mu muco wabo nk'Abaheburayo, ko murabizi ko basomanaga mu muco wabo, ntabwo bacyanditse mu muco dufite. Kandi bera b'Imana, ahantu agakiza kaza kakenda kugera ku muco, ntabwo agakiza kirefera ku muco, oya, ahubwo umuco wakirefera ku gakiza. Ariko agakiza ntigafatira urugero ku muco, ahubwo umuco wafatira urugero ku gakiza, kuko turi inzandiko zisomwa na bose. Hari icyo tudakora kuko kidafitiye inyungu ubugingo, noneho n'umubiri kitawufitiye inyungu, tukanga kugikora ngo tutagusha benshi. Rero iyo ugikoze gihinduka igicumuro muri ya komino turimo, kikaba n'icyaha gishobora gutuma Imana yawe itagendererwa kubw'imirimo y'urukozasoni, bigatuma rero ibyo bivugwa tutabikora atari uko bibujijwe. Pawulo yaravuze ngo byose turabyemererwa, ngo ariko siko byose bitugirira umumaro. Rero duhitamo ibitugirira umumaro nk'abizera kugira ngo tutabaho umugayo. Hari ijambo ry'Imana rivuga ngo byose mubikorane gushira amanga, musubizanye ubugwaneza, ngo kugira ngo mudahurwaho abanzi b'Imana bakabona uko bayituka. Rero bituma hari ibyo tureka muri iki gitabo kugira ngo tudatukisha Imana, kandi ntibikabe rwose ko Imana yatukwa kubw'abayizera. Imana ibaha umugisha. Rero cyanditswe na Salomo, yanditse ibitabo byinshi bitandukanye, sindi bumutindeho. Salomo yanditse igitabo bita Umubwiriza, yandika igitabo cy'imigani, yandika n'igitabo cy'indirimbo za Salomo. Salomo ni mwene Dawidi, avuka ku mugore witwaga Betisheba. Betisheba yari umugore wa Uriya mu itangira ry'urushako rwe, aza gutwarwa na Dawidi igihe Dawidi yasambanaga na Betisheba. Byatumye Betisheba agira umubabaro mwinshi. Namwe iki kintu mucyumve, niba ari umugore wabaye mu rugo ariko ruramusharirira, arakomera, arihangana, numva nasenga kugira ngo ntibizakubeho nk'ibyabaye kuri Betisheba, ariko nubyisangamo Imana iguha imbaraga nk'izo yahaye Betisheba akihangana. Imana ishimwe. Nawe tekereza, mu bukobwa bwe arambagijwe na Uriya.
uriya ntabwo yari umuntu uciriritse, yari umusirikare mwiza ukunda igihugu, wari uzi agaciro k'amaraso y'abasirikare bagenzi be. Imana ishimwe. Betisheba umunsi asambana na Dawidi nta kosa Betisheba yabigizemo. Yarogaga Dawidi ajya ku nkike. Mwavuga ngo kuki yoze kugeza ubwo Betisheba Dawidi amubona yari ku nkike, cyangwa twakita kuri korutire hejuru, cyangwa ku rupangu, ku rukuta arugenda hejuru rw'ibwami, abona umuntu uri hasi. Kuko urumva umuntu ari hejuru y'urupangu rwawe ashobora kureba akabona ibiri imbere ibyo uri kuhakorera. Ntabwo ari uko Betisheba yari yogeye ku karubanda. Dawidi amurebye irari rirabyuka, ribyutse aramusambanya. Amusambanyije Betisheba amenya ko yasamye inda, ntiyicisha umugabo we. Kutarega Dawidi ko yamusambanyije no kutabwira Uriya ko atwite bwari uburyo bwo kugira ngo Uriya akomeze arame, kuko umwami nabimenya Uriya aramwica. Uyu mugore agira ibanga rirengera umugabo, biranga bibaye ubusa. Bigera ku rwego Dawidi amenya ko Betisheba atwite, atumaho Uriya aramusindisha ngo aryamane n'umugore we. Biranga, aramubwira uti ntituryamana. Aravuga ngo mumushyiraho isasu ryihuta, umwambi wihuta uri bumwice, kugira ngo uyu mugore nimutwara umwana nzamwitirirwe nta kindi kibazo, kuko gucikura byari byemewe. Hanyuma bigenda bityo, reka nihute. Mukawuri yapfusha umugabo yakundaga azi umwishe, kandi asambanyijwe na Dawidi nta rukundo. Kabiri, Mukawuriya n'agahinda kenshi n'intimba mu gisebe cy'amateka yamubaye waturutse kuri Dawidi. Wa mwana arapfa, ariko apfa ku nyungu z'Imana, ngo atazaba igitutsi abanyamahanga batuka Imana. Amaze gupfa, Dawidi asohoka mu masengesho yari arimo, acyura Mukawuriya barabana. Mureke mbabazi, uru rugo wowe warubamo wishimye? Agahinda kabaye muri Mukawuriya, agira umubabaro n'intimba. Abagore ba Dawidi, mugira ngo Dawidi yagiraga umugore umwe, yashatse abagore bageze muri 68. Sinkurikirana amateka, ariko Dawidi yashatse abagore benshi. Simbatindaho. Muribuka abo Abusalomo yatwaye akabajyamanira nabo ku karubanda. Muribuka ko Dawidi yabanye na Abigayile, yabanye n'umukobwa wa Sawuli. Simatindaho ngaho tuharenge. Rero agira ku rwego Betisheba agira intimba n'umubabaro, areba uburyo mu bandi bagore afatwa nabi, kandi umugore w'inshoreke nta jambo yagiraga. Si umugore w'isezerano, niyo yasezerana nta wa mbere, nta poromosiyo Imana yamuha, nta sezerano ry'Uwiteka ryahanyura ku bw'amategeko ya Isiraheli. Nababwiye ngo nshaka kuganira namwe ku rukundo Imana ikunda itorero, kandi itorero nababwiye ko ari abatoranijwe bari muri Kristo Yesu. Ntabwo ari izina ry'idini runaka, ntabwo ari itsinda ry'abasengera ahantu runaka. Oya, itorero n'abamaze kwizera Yesu umwami n'umukiza, kandi bafite impinduka z'ubugingo bwa Kristo mu bugingo bwabo. Abo nibo bitwa itorero rya Kristo. Naho abandi bashobora kuba idini kubw'imigenzo n'imihango yabo. Imana idufashe kandi tugirire neza. Betisheba umubabaro we awutwaramwo inda y'umuhungu witwa Salomo. Namwe murabizi, abize biology murabizi ko hari impact iba ku mwana iturutse ku buzima bwa nyina. Ishobora kuba nziza cyangwa mbi. Salomo avuka nawe ari umunyamibabaro nka nyina. Yonka amashereka y'intimba y'agahinda, yonka amashereka y'uburakari bwinshi n'isoni za Betisheba, n'umubabaro atari afite umuntu awuganirira. Ntiyari afite umuntu abwira urupfu rw'umugabo yakundaga, ntiyari afite umuntu abwira ubuzima bw'umugabo yakundaga, ntabwo yari afite umuntu yagira aririra. Izo ntimba zitonyanga ku ndiba y'umutima, aba umugore wagize imigani myinshi. Murabizi ku isi abantu bagira imigani myinshi kuruta abandi ni Abanyakoreya. Sindi butinde mu mateka ya Koreya, ko siyo nshaka kubigisha. Mu Kinyarwanda umuntu wese uca umugani ntabwo ari imvugo ivuzwe, ni imvugo izizwe. Kuziga ni imvugo umuntu asize inyuma y'icyo avuze. Noneho umugani usobanurwamo byinshi, usobanurwamo icyo ushaka kuvuga, icyenda gusa nacyo usobanurwamo icyo uhishe n'icyo ugambiriye. Umugani ni imvugo nyinshi, ntucibwa n'abantu banezerewe. Rero ucibwa n'abanyamubabaro, cyangwa umuntu ufite inzika cyangwa inzigo, cyangwa umuntu uri mu benshi batari ababo. Niko Ikinyarwanda kimeze. Rero akababaro ka Betisheba kamuhaye imigani, bituma iyi migani ijya muri Salomo. Kuko Salomo yandika imigani, yanditse imigani 3,000.
iyi migani imwe ayikomoye kuri nyina, si impatinda aho ngaho, nagiraga tuganire ayo mateka turenga aho ngaho. Agera ku rwego Salomo atangiye gukura, nyina Betisheba arasenga, yiha Imana mu kababaro ke, mu gahinda ke yiha Uwiteka, mu buzima abayemo yiha Imana, muri ba mukeba arasenga, mu bagore b'amashyara arasenga, mu gihugu kitamukunda arasenga, mu bupfakazi bwe arasenga, mu rugo yinjiye atarushaka arasenga. Yitwa umugore w'umwami ariko uriho igitutsi cy'agahinda n'umubabaro yapfushije. Salomo arakura. Mu gihe cy'Imana kigeze, Imana iragambirira. Dawidi agambiriye kubaka urusengero, aramubwira uti si wowe ufite amaraso, inkota yawe yaranduye, wigeze wakica. Uriya yatumye Imana ibara amaraso kuri Dawidi, iramubwira uti umuhungu wawe Salomo niwe uzanyubakira. Imana itanga isezerano rimeze nk'iri Sansenike. Ndagira ngo nkubwire ko Imana igiye gutabara umuntu wayo uri mu itorero ryayo, umuntu uri mu maraso ya Kristo. Imana iyo igiye kugutabara inyura no muri Sansenike ikakugeraho. Sansenike biravuze ngo iviyura amategeko y'icyerekezo. Hamwe abantu bavuga ngo ntaho Imana yanyura, inyuraho batareba, muri netre tutazi inzira, tutabona ikintu, tutabona ubutabazi, Imana irahanyura ikagera ku muntu igambiriye gutabara. Imana ishimwe. Imana ntijya ibura inzira, inyuramo itabara umuntu wayo. Ndagira ngo nkubwire ko amasezerano yawe yapfa, ariko isezerano ry'Imana kuri wowe ntirishobora gupfa. Wowe ibyo wasezeranyije Imana ushobora kubyica, birashoboka, ariko iby'Imana yagusezeranyije irabirinda. Yabwiye Yeremiya ngo itegereze, reba neza. Yeremiya abona inkono iri kubira, urugara rwerekeye Yerusalemu, ngo abona n'inkoni y'umurinzi. Aramubwira ngo ubonye iki? Aravuga ngo mbonye inkoni y'umurinzi. Aramubwira ngo uko niko ndinda ijambo ryawe. Beria soini mondaya esikando beresa kidrai perihosa inimonita. Imana igirinde isezerano ryayo. Wireba ngo uhagaze mu banyamaboko, ntibaruta Goliyati, ntibaruta ibihanda by'Igati, nta banyamaboko baruta Farawo n'ingabo ze, nta biteye ubwoba bingana n'umuriro Imana yazimije i Babuloni, nta giteye ubwoba kingana n'inyanja itukura Imana yaciyemo inzira. Wowe ba muri Kristo, nawe abe muri wowe. Ijambo ry'Imana riravuga ngo uzasaba icyo ushaka. Imana ishimwe. Salomo Imana imuvugaho, iravuga ngo yewe Salomo nzakubaka, nzakugira ubwoko. Imana ibwira Betisheba, iravuga ngo kuko mu kababaro kawe wansanze, umubabaro wawe nzawuhindura umunezero. Iravuga ngo kandi muri uriya mwana ushobora kuba igitutsi muri bene se ba Abusalomu, muri ba Duniya n'abandi, uriya mwana niho nzagutabarira. Bera b'Imana, Imana iguhera isezerano ahantu abantu batari baritegereje, iguhera ihumura aho abantu batari bazi, muri iki abantu batazi ko Imana yanyuramo, ihabona inzira ikunyureho ikugereho. Hano uri ubuzima bwawe aho bwari bwicaye butafite icyerekezo, Imana yahindura icyerekezo. Bera b'Imana, mushaka ngo Imana ice inzira, niyo yasibura izari zarasibye, Imana ikore. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Imana ishimwe ikugereho, isohoza icyo yagambiriye kuri wowe. Imana ihabwe icyubahiro. Nkunda uburyo Bibiliya ivuga ngo si umwana w'umuntu ngo yicuze, kandi ntizigera yibagirwa imirimo. Simbuze ngo Imana ikwibukire ku mirimo wakoze, hari n'igihe hari ntayo, hari n'igihe iyo wakoze atari wowe wayikoreshejwe na Kristo. Imana ikwibukire ku gukiranuka kwayo, Imana ikwibukire ku rukundo rwayo. Imana ihabwe icyubahiro. Bera b'Imana, bera b'Imana, Imana ihabwe icyubahiro. Salomo igihe kimwe, ntaruke ngere kure, yima ingoma. Amaze kwima ingoma, yaranditse mu Migani 21:30, aravuga ngo nta bwenge cyangwa inama cyangwa ubuhanga byabasha kurwanya Uwiteka. Bera b'Imana, inama zagukorewe Imana itazirimo, izo zafashe ubusa. Abanyabwenge bagambiriye imigambi kuri wowe, Imana itabirimo, byafashe ubusa. Reka nkubwire, ibyo bashaka gukora Imana itabirimo, byafashe ubusa. Yaravuze ngo bazaterana, ariko si njyewe uzaba ubateranyije. Bazaterana bahuje, nibajya gutandukana bazatandukana batandukanye, ko bazanyura mu nzira imwe baza ku mugambi bagushakira, ariko basoje bazanyura muri zirindwi batatanye. Bera b'Imana, nta bwenge cyangwa inama cyangwa ubuhanga
byabasha kurwanya Uwiteka. Ijoro rimwe Salomo aragenda i Gibeyoni atamba ibitambo, aravuga ngo nejeje Imana. Mu nzozi Imana iramusanga iramubwira ngo saba icyo ushaka. Dore umugabo w'umunyabwenge wabashije kugenzura inzozi ze, ari kurota amenya uko asaba Imana. No mu isanzure usinziriye, Imana iguha ikirere kigenzura icyo kirere. No mu isanzure utabona, no muri ka kababaro karenze, Imana iguha imvugo yo kuganira nayo. No muri bya byishimo birenze, Imana iguha kuganira nayo. Ntugire ahantu ugera ku buryo utavugana n'Imana ibikwiriye. Imana iguha umugisha. Salomo abwira Imana ngo icyo nshaka, ndashaka ubwenge kugira ngo nzabone imbaraga zo gucira Abisiraheli urubanza. Kabiri, urubanza rutabera. Imana yumva Salomo yinjiye muri responsibility z'Imana, aravuga ngo nanjye ndi umucamanza utabera. Ubwo uhise guca imanza zitabera, uri umukozi wanjye ukwiriye. Imana iguha ubwenge bwo gusaba ibitunganye kugira ngo ibyo usabye Imana izabibone mu inyungu, ibone kugushyigikira. Imana iravuga ngo Salomo, kubw'icyo n'icyo udasabye ndakiguhaye. Iravuga ngo nzaguhindura umutunzi mu babayeho n'abariho n'abazabaho. Ntawe uzatunga nkawe aho uri mu byo ufite. Nkubwiye ko utatunze nka Salomo, niko Imana yavuze. Ntuzanatunga nkawe, niko Imana yavuze. Salomo agira ubwenge, avuye aho aca urubanza rwa maraya ebyiri zari zaryamiye umwana, umwe arapfa undi ari muzima. Urwo rubanza ruramwamamaza, Salomo abikirangirire. Salomo, reka nihute mparenge, amaze kwima ingoma agira ubwenge. Ubwenge bwe ntiyongera gutangira gutambira Imana ibitambo. Ubundi abantu benshi bagwaha Imana iyo ikoze igasohoza icyo yakoze, ntibiba bivuze ngo ba muri icyo Imana yakoze. Biba bivuze ngo niyo utaba ukirimo ugifokasinzeho 100%, biravuze ngo Imana yakirinda. Biravuze ngo garuka kuri imwe yakoze, witinda mu mirimo kandi nyiri ugukora hari. Biravuze ngo hindukirira Imana mu mirimo Imana yagukoreye, ongera uhindukirire uwakoze kuko azakora n'ibindi. Ariko ibyo ngibyo urimo bishobora kukwibagiza Imana yakoze. Salomo aba mu mirimo, aba mu bwenge, aragenda bigitangaza. Yambaraga ikanzu nziza ku isi yose. Yambaraga, Salomo iyo bajyaga kubaga, babaga udutungo tugufi ya 300. Iyo bicaga ibimasa 100 ku munsi. Salomo yicaraga ku ntebe, iyo Bibiliya ivuga iravuga ngo ya mikono 6 iri mu izahabu iteretswe ku mahembe y'inzovu. Salomo iyo yaryamaga, yaryamye kuri matera iteye ubwoba. Salomo yari afite ifoke y'izahabu. Imbere ye aho yicaraga hari intare zikozwe mu izahabu zimuzengurutse. Ibitereko by'amatabaza biri mu izahabu zizengurutse Salomo. Salomo yaragiye umutunzi uteye ubwoba, agira icyumba kibikwamo ifeza. Abantu bari muri Isiraheli barabizi, n'ahandi hari amabuye y'agaciro. Ntabwo ifeza ari ibiceri, ibi biceri twita ifeza. Impamvu bavuga ngo ni ibiceri by'ifeza nuko bikorwa muri ayo mabuye y'ifeza y'agaciro. Igiceri kigira agaciro rimwe ko gikozwe mu ifeza, kabiri kikagira agaciro kubw'umubare ucyanditseho, bigatuma byitwa ibiceri by'ifeza. Nta ifeza ni amabuye y'agaciro. Abamuturaga bamuzaniraga amazahabu n'ifeza. Agera ku rugero rwo gukora icyumba cy'izahabu y'umwihariko, akora n'ifeza y'umwihariko. Salomo aragenda araganguza, yigira inama muri bwa bwenge budaherukana n'Imana, muri bwa bwenge budaherukana n'ubusabane n'Imana. Ndagusengeye mu kazi ukora, shakira Imana umwanya. Mu bwenge bwawe wongere uyibonera umwanya. Mu rugo rwawe wongere uyibonera umwanya. Muri famiye wongere ubone Imana uyibonere umwanya, usengane n'umuryango wawe. Bera b'Imana nimwongere muha Imana umwanya. Salomo yapfiriye gutakaza umwanya wo kongera guha Imana umwanya. Arangije yigira inama, aravuga ngo aba bami batangiye kungana bazangirira amashyari bandwanye. Yibagirwa ba duniya bamurwanyaga, yibagirwa ijambo yavuze ngo nta bwenge cyangwa inama cyangwa ubuhanga byabasha kurwanya Uwiteka. Arangije yiringira gutabarwa mu bwenge bwe. Aravuga ngo kugira ngo aba bami bandwanye, reka buri mwami duturanye ngenda nshaka umukobwa we, nshaka umukobwa we, nshaka umukobwa we, aho kugira ngo bantere bazajya banzanira amaturo n'ikavaringe muri ubwo buryo. Kuko Salomo yazanye abagore 1000. Hari abantu bavuga ngo ni 1,000 ariko hamwe nkubwira impamvu. Yazanye abagore 1000, agira inshoreke 300, asezerana n'abandi bagore 700. Abari muri Isiraheli, uretse na Isiraheli, Ahazaribani barabyizi, za Madina babaza amateka ya Isiraheli. Hari ahantu bita Imagido, ku gasozi k'Imagido, ni umwami wa Egiputa wagahaye Salomo nk'indongoranyo. Igihugu gitangira kwaguka. Ibihugu, ibiti by'imiberoshi, inzabibu n'ibindi byari bike muri Isiraheli babikura muri Libani. Saudi Arabia igira
igira imyelayo myiza kuruta Isiraheli, keretse Isiraheli kwivugurura ubuhinzi, ariko Saudi Arabia igira imyelayo myiza kuruta Isiraheli. Burya haba n'inganda z'amavuta ya elayo kuruta Isiraheli. Rero Salomo igihugu acyagura kubera abami babana, igiti cyiza akakijyanayo. Igihugu kiba cyiza bitabaye mu migambi y'Imana, mu bwenge bw'ubuyobe bwa Salomo. Rero muri aba bagore, buri mugore wese Salomo yazanaga Imana y'iwabo. Yagiye mu Bamori akurayo abagore. Abamori biravuze ngo ni inzigo Imana ifitanye n'abantu. Ajya mu Bamoni biravuze ngo ni mu Bamowabu akurayo undi mugore. Ajya muri Aramu akurayo abagore. Imana iragenda igera ku rwego ireba Salomo nka Satani, kuko Salomo mu ndirimbo za Salomo ashushanya Satani. Umunyashuramukazi ashushanya itorero, umwungeri wo ku misozi ashushanya Kristo, intama ziboneka muri iki gitabo zishushanya Yesu, igiti cyo ku musozi wa Lebanoni gishushanya Yesu, amahema ashushanya imyanya abantu bagiraga cyangwa se ubuturo bw'abantu ari abizera n'abatizera, amagare, amafarasi yera arashushanya umwuka wera, amafarashi y'ingabo zo kwa Salomo ashushanya abiyoberanya bateraga biyisa abanyembaraga. Iki gitabo gifite ubwiru, icyo mwumva ngo amajwi y'inuma, ngo imvura ngo y'umuhindo irashushanya umwuka wera, kuvuga ku ijwi ry'inyoni, ni ibintu byinshi bigenda bivuga. Ibiti by'Ahabasireti birashushanya impumuro y'Ahabasireti, irashushanya amasengesho y'abakiranutsi, ako gati karashushanya Yesu, imbuto zirashushanya imirimo y'abera. Mu gitabo cy'indirimbo ya Salomo harimo ibintu byinshi bigiye bimeze nkaho bitaziguye, bidasobanutse ukuntu, ariko bihimbaza Imana, kugeza ubwo harimo n'abantu bashushanywa nk'agati ka karungu yo mu mahwa, harimo ushushanywa n'umutapuwa n'umukunzi. Imana ihabwa icyubahiro. Salomo amaze kugira aba bagore ntiyaryoherwa n'ubuzima, ahuriramo n'abagore baje kurwanya isezerano ry'Imana muri Salomo, ahuriramo n'urushako rubi. Ajya kuvuga yaravuze ngo umugore mubi ameze nko gufata impeta y'izahabu ukayikwikira mu zuru ry'ingurube, ngo ameze nk'ikimungu ngo kiri mu magufwa. Aravuga ngo aguteza intambwe igihumbi ku munsi akujyana Gehinomu. Ariko aravuga ngo umugore mwiza ngo ameze nk'ibuye ry'igiciro cyinshi ryitwa marijane, ngo abyuka mu gitondo kare ntasigana n'abaja ngo bakora imirimo, ngo ahubwo akora imirimo yo gutunga urugo rwe, ngo kandi bene uwo ngo asasira umugabo ngo mu kiryamo cy'ipamba. Ariko Mana yavuze abagore beza Salomo yarazi. Imana iguhe kumera nk'uyu mugore mwiza Salomo yabonye. Ariko yicaye muri aba bagore arasharirirwa, amaze kuboneka nka Satani mu maso y'Imana, aravuga ngo ndashaka umugore uruta abandi. Ndagira ngo nkubwire ko mu isi nta kindi kiruta abandi. Iyo tuvuga umugore tuba tuvuga itorero, rishobora kuba ryiza cyangwa ribi mu mvugo n'ikigereranya avuzweho. Salomo kuvuga ngo ndashaka umugore uruta abandi birumvikana, nta kindi kintu cyiza kiba mu isi. Ntabwo ari imodoka ugendamo, si uburiri uryamaho, nta kindi kintu na kimwe kiba mu isi. Si agasozi karimo amabuye y'agaciro, ntabwo ari imbunda ibihugu byiringira, ntabwo ari amasasu abasirikare biri. Ikintu kiri mu isi cyiza kuruta ibindi ni itorero rya Kristo. Poliamo na Zaedra, itorero rya Yesu niyo miruwari Imana yibonamo mu isi. Nta handi heza Imana ireba ni mu itorero rya Kristo. Nta bindi bigwi by'Imana. Ibigwi by'Imana si imirimo Imana yagukoreye, si indwara wakize, si amaso yawe areba wari warahumye, si mariage Imana yagukoreye. Ibigwi by'Imana nabogejwe mu maraso ya Yesu bari mu isi. Iryo torero nibyo bigwi by'Imana. Abo nibo bazimye umujinya w'Uwiteka, ni nabo bazana ineza y'Imana mu isi, nibo batumye isi ifite amahoro. Itorero rya Kristo Zoni Maria Soene Borda. Imana ishimwe ku itorero ryayo rihari. Namwe mutangara abantu mutinya Antikristo ngo sisa 66 ngo ikimenyetso cya Satani. Ndi muhumure, Bibiliya iravuga ngo ntazakora ku mugaragaro. N'uyu munsi ari gukora, ariko ntazakora ku mugaragaro ngo ikimubuza kidahari. Ni itorero ry'Imana. Ibi muvuga ngo inkingo ngo za COVID ngo bazazibatera mupfe, ikintu cyaturutse muri laboratoire gishobora kwica umubiri ariko ntikizica ubugingo. Aniseti nibaruzana minisante karwemera nzarwitera umubiri n'upfa ubugingo buzabe, nitanaruza nizarureke. Ariko ndagira ngo mbabwire ko itorero rya Kristo ni ryiza kuruta ijoro wavugirijemo impundura yushingiwe. Itorero rya Kristo niryo Imana ireba iri mu ijuru ikavuga ngo ndacyarindirije uyu munsi. Itorero rya Yesu nta kindi kiruta abandi. Salomo avuga ngo munzanire umugore uruta abandi, yaravuze itorero. Umunyashuramukazi yarahingaga,
iki ni igitangaza. Itorero rya Kristo umurimo riri gukora uyu munsi nturiteye igikundiro, ritumye abanyamubiri baradututse, abanyamubiri baradushungereye, bavuze ibyo bashaka. Umunyashuramukazi yarababwiye ngo suku njyewe nasaga aravuga ngo ariko hari igihe muzamenya uwo ndiwe. Rifite ubwiza bubitse mu Mana, Imana niyiyerekana itorero rizasa nayo. Mana ishimwe. Bera b'Imana, mureke twivurugute dusenge, tubabara ariko dusenge. Mureke mbabwire, turare nabi ariko dukizwe, turye nabi dukizwe, wambara ibyo udashaka ukizwe, ubahagoranya ariko ukizwe. Itorero rya Kristo rirarinzwe. Imana ishimwe. Bararivuga, reka mbabwire, niyo barihamba ntiribora, niyo baryica ntiripfa, niyo barituka ntiriba igitutsi, niyo baryambika umukara ntiriba umukara. Rirera risa n'uwarikoye. Mana ishimwe. Rirera risa n'uwarikoye. Abagabo bakwira imisozi ngo babura umugore uruta abagore 1000. Namwe nimurebe umuntu uruta abagore 1000 ngo babona agakobwa kavuye mu butayu, ngo kava mu butayu kavuye guhinga gafite isuka gafite uburimiro gasukuntu, baravuga ngo aka gakobwa gakarabye. Nkunda umuntu werekwa akabona ubwiza bw'itorero ritagaragara. Aravuga aka gakobwa gakarabye. Mureke mbabwire, nimurebe umunezero abera abantu dufashwa tukagira uyu munsi. Namwe nimutekereze tuwuri mu iteka ryose. Nimurebe Yesu dukunda turi mu mubiri, twamba umwuka wera akorera muri twebwe ariko mu gifuniko cy'umubiri. Ariko nimurebe igihe tuzaba turi abantu b'umwuka mu bugingo budapfa, nta mubiri ubabara. Baravuga ngo aka gakobwa gakarabye. Reka nkubwire, iyi korari iririmbiye mu ijuru. Hari korari iririmba ukabona bayiri mu ijuru. Bera b'Imana, hari umuntu ubwiriza ukabona bayatuye mu ijuru. Hari umupasiteri uyobora itorero ukavuga ngo yabaye atuye mu ijuru. Hari ibintu bizaho. Mureke mbabwire, mbakumbuje igitaramo cy'abera, mbakumbuje indirimbo ya Mose, mbakumbuje indirimbo ya Kristo, mbakumbuje indirimbo y'Imana, mbakumbuje injyana z'abakerubi. Tuzaritaha. Muri iyi yaravuze ngo tuzambikwa ikuzo. Ni umwenda utaradodewe mu isi. Iyo modeli ntayihari. Abantu baba design iyo ntayibaho. Ikuzo ni Kristo wenyine. Ariko Mana, Imana ishimwe, tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo, ntamarira azaba mu ijuru. N'ahantu umuntu wirabura azambara umwambaro, nahagera agasa na Kristo. Umuntu mugufi azawambara areshye na Kristo. Umuntu ubana n'ubumuga azawambara asubirana ingingo. Bera b'Imana, mbakumbuje ururembo rwera. Baravuga ngo aka gakobwa kabaye gakarabye kaba karuta abagore 1000. Mureke mbabwire, itorero rya Kristo nirimara kurimbishwa, nirimara kwambikwa, rivuye muri ubu bushwambagara, rizaba riruta abagore 1000. N'uyu munsi rirabaruta kuri twebwe tuzi uburyohe bwaryo, ariko umunsi rizahishurwa rizaba riruta abagore 1000. Baravuga ngo baramusinyara, umukobwa ahindukiye abona ni ingabo zo kwa Salomo yarazizi. Aravuga ngo mbega batware ko mumpamagara, murashaka iki? Mbese wasi we kurangaza abera wifuza iki? Wa mubiri we kuri murayobya abantu wifuza iki? Aravuga ngo murashaka iki? Baramuga ngo turagushaka umugore wa Salomo. Aravuga ngo munyibeshyeho. Aravuga ngo mama yaragiye ntawe uhari, na data ntawe uhari, ndiho ndarera bene mama. Kuvuga ngo mama yaragiye, mwibuke ko turi kumwe n'umwuka. Yesu ntahari mu buryo bw'umubiri bugaragara, ngo nibura abantu badutinye ngo Yesu araduhagarariye, ntibamubona. Yaragiye turagaragara nk'imfubyi. Arongera aravuga uti na mama ntawe uhari. Bera b'Imana, Imana data wa twese igaragara mu ruhande rw'itorero kubw'igitinyiro cyaryo, ariko mu buryo bw'umubiri ntihari. Arangije aravuga ngo ndarera bene mama. Uzi impamvu itorero icyo kigereranyo gihari ngo rirarera bene mama? Imbaraga z'umwuka wera zirindiriye abavuka ngo bakurire muri iryo torero rya Kristo. Niyo baba batazwi mu idini ariko bazwi mu itorero, bazagira igihagararo kandi abo bazakura no mu busaza bwabo, bazarinda bakigira, bazagira amakakama n'itoto, bazarinda imvi z'uruyenzi bakiri ku mugongo w'Imana. Barangije aravuga ngo Salomo tukubwira uramuzi? Aravuga uti nimuhore mbabwire, mfite umukunzi wanjye nduwiwe kandi nawe n'uwanjye. Aravuga ngo aranzi kandi nanjye ndamuzi. Aba bagabo baraseka, baravuga ngo Salomo araturuta twese. Umukunzi wawe yabareshya nande muri twebwe? Umukobwa ararahira aravuga ngo umukunzi wanjye areshya n'ibiti by'imyerezi Lebanoni. Aravuga ngo ndabarahiye mwese arabaruta bakundwa, mbasabiye ihishurirwa ryo kumenya Yesu, mbasabiye ihishurirwa ryo kumuvuga, mbasabiye gushira amanga byo guhamya. Reka mbabwire, Yesu arabaruta. Bera b'Imana, Yesu araruta bose. Araruta bakuvuzeho, araruta baguhiga, araruta n'abakwifuriza ibyiza. Yesu arabaruta. Aba bagabo bamufata ku ngufu, baramutwara ku
ku ngufu si viyore, bamufata ku mbaraga, barangije bamwuriza ifarashi baramujyana. Mureke mbabwire, itorero rya Kristo riri kuyobora uko rishaka, riri gutwarwa hirya no hino, umuraba urariteragana, rimeze nk'agati ko mu butayu k'inkokore, umuyaga uraza ukarijyana aha, ukarigarura hano, ukarikubita imbere, ukarikubita inyuma, yewe ni Karungu yakuriye mu mahwa. Ariko umukobwa bamutwara ku ngufu, baramujyana bamugejeje kwa Salomo, batinda kumwereka Salomo. Bamwinjiza muri cya cyumba kirimo ifeza, baramubwira ngo niwemera Salomo, iyi feza izaba umurage wawe. Umukobwa arababwira ngo njyewe umukunzi wanjye, arababwira ngo meze nka Karungu mu mahwa na Habasereti i Sharoni. Habasereti ni agati keri i Yerusalemu gusa, abari muri Isiraheli murabizi, nta handi keri ukaranduye ukagatera ahandi ntikajya kamera. Munyumve nerekere ku musozo nsenge, ntabwo iyo ukaranduye ahandi iyo ukaranduye i Sharoni ukagatera ahandi ntikamera. Igitangaza icyo yababwiraga, yarashatse kubabwira ngo ho nashinze imizi ni muri Kristo, munjyanye ahandi sinabaho, ubuzima bwanjye bwapfa. Itorero rivuye muri Kristo rirapfa. Niyo mpamvu itorero ritakaje umwuka ntiribaho, iyo ritakaje ukuri ntiribaho, n'idini iyo ritakaje amahame rigafata umwuka rihinduka itorero. Bera b'Imana, uyu munyashuramukazi, Imana ishimwe, iri torero rya Kristo, Imana ikomeze itwuzuze, Imana ikomeze kuduha gushira amanga. Nihute cyane, uyu mwana w'umukobwa bamutwara mu cyumba Salomo yararagamo. Iki cyumba cyagushije umugabekazi w'i Sheba, Etiyopi, nyina w'umwami wa Etiyopi. Yabonye uburiri Salomo aryama, arambwira ngo mbabarira mbukoreho. Abukoraho, uti mbabarira tuharyama, araharyama. Uti mbabarira tuharyamane, barasambana. Nibwo Salomo yanditse ijambo mu gitabo cy'imigani, aravuga ngo umukiranutsi wiyoroshya ameze nk'iriba ritoromye n'isoko yandujwe. Arangije avuga amagambo menshi simatinda, ariko akana k'imfubyi kahamije Yesu. Baramubwira ngo uraba umugore wa Salomo, aravuga ngo kugira ngo mbe umugore wa Salomo senga ibigirwamana by'abagore be, naguma ndi imfubyi nkagumirwa, ariko nkagumana Imana ya Isiraheli. Imana idufashe ntidutakaze Imana. Gumana Kristo mu bibazo, gumana Yesu mu makuba, gumana Yesu mu munezero. Muririmbyi yaravuze ngo naho ndiho, naho napfa, nziko nkundwa n'Uwiteka. Undi aravuga ngo nintumirwa ngiye gupfa, nzagira ibyishimo bitavugwa. Undi aravuga ngo ngiyewe ndi impumyi sinamenye ibyamfasha, ariko bizwi na Yesu wenyine. Pawulo niwe babajije, baravuga ngo vuga irya nyuma, bagiye kumuca umutwe, aravuga ngo mamajwe nuko mfite umutwe umwe, iyo ngira uwa kabiri nawo mukawuca kubera Yesu. Petero bari kumumanura bamubamba bamucurika, baramubwiye ngo vuga irya nyuma, aravuga ngo murabona ubugingo bwanjye bumanuka, murabona umubiri umanuka ariko ubugingo burazamuka. Barutimayo yaravuze ngo nejejwe nuko ndi kubabara ku mubiri, nkababwira iby'umunezero w'ijuru ari njye ubabaye kubarusha. Bera b'Imana, itorero rya Kristo rifite uburyohe no mu mubabaro, no mu makuba rifite uburyohe. Hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo ibyo ntunze nanjye ubwanjye ni iby'uwo mucunguzi. Aravuga ngo nta bya none nta n'ibizaza byantanya na Yesu. Imana iguhe komatana n'umwami. Imana ikunda itorero ryayo, iyo iribonye irirebera muri Kristo Yesu, ikavuga ngo nimugubwe neza, ikaduha umunezero turi mu isi. Kuko umuhinzi kubiba amasaka arabikunda, ariko iyo hari urukungu ntabwo bimureba. Arinda amasaka, arayuhira, arayabagarira, urukungu rukaryaho atari rwo rubagariwe, ariko ku munsi wo gusarura ruzabona ibyarwo. Niko abakobwa b'i Yerusalemu, nababwiye ko Salomo ashushanya Satani, umunyashurama ashushanya itorero, abakobwa b'i Yerusalemu bashushanya abadayimoni ko bari abagore bazanye ibigirwamana kwa Salomo. Nta wundi utugusha n'abo badayimoni ba Satani. Uyu mukobwa ahamya Imana. Salomo aramanuka, aravuga ngo nimumushyire ku karubanda ndebe umuntu wanyanze. Salomo aca hagati y'abagore 80, batondaga umurongo 80 bagenda. Buri mugore Salomo yatambuka akavuga Salomo ibisigo, akamuvuga igisingizo, asingiza Salomo, bafite amatabaza akanyura hagati y'umucyo y'abagore yashatse. Buri mugore agakubitira Salomo igisingizo gitandukanye n'icyundi. Nimwumve iyi mitomo, uyu mugabo yagize ubuzima, uyu mugabo yariye ubuzima, ariko ageze imbere y'umukobwa aramubwira ngo bambwiye ngo wanyanze. Aramubwira ngo nyakubahwa sinakwanze. Salomo aramubwira ngo uwo mukunzi wawe areshya nandi, turareshya, afite amaguru nk'ayanjye. Salomo ngo yagiraga amaguru meza.
umukobwa aramubwira ngo amaguru yawe si mabi ariko ay'umukunzi wanjye ameze nk'inkingi za marimari ziteretswe ku gatebe k'izahabu. Ayo niyo Nahumu yabwiye Yuda ngo dore ibirenge byuzanye inkuru nziza akamamaza iby'amahoro ngo uriya yageze mu mpinga z'umusozi. Ayo niyo maguru yakandagiye mu isi Yesaya yahanuye. Yaravuze ngo dore ijuru n'intebe y'Uwiteka, isi n'intebe y'ibirenge by'Imana. Ntabwo ari uko Imana yicara mu ijuru ngo irambirize mu isi, ahubwo ni uko ibirenge by'ubutumwa bwiza ari byo bya Kristo byari bigiye kunyura mu isi. Ibi birenge byakandagiye hejuru y'inyanja umuraba urazima. Ibi birenge bigera mu rugo rw'umupfakazi akagira ihumura. Aravuga ngo ibirenge by'umukunzi wanjye Doria Bosaini Mondra, ibi birenge byatewe imisumari. Aravuga ngo bimeze nk'inkingi za marimari ziteretswe ku gatebe k'izahabu. Salomo arikanga aramubwira ngo mu ruhanga he harasa hate? Aravuga ngo yaka nk'ikizubazuba. Ariko Mana aramubwira ngo amenyo yameze ate? Umukobwa aramubwira ngo amenyo y'umukunzi wanjye yera nk'umukumbi w'intama. Imana ishimwe. Yewe umukunzi wawe uwo mugabo usa gutyo yaba areshya nande? Areshya n'ibiti by'imyerezi ya Lebanoni. Salomo aratangara aramureba aravuga ngo umukunzi wawe ijosi rye rimeze rite? Umukobwa aravuga ngo rimeze nk'umunara wo kwa Dawidi nawo bashyingura mu intwaro. Yesu we uri mwiza mwami. Yesu we urarenze. Yesu we uri mwiza. Uri mwiza mwami wacu, uri mwiza Yesu, uri mwiza. Imana ni nziza. Umukobwa ahamya Kristo arangije aravuga ngo ndamuvuze none urukundo rwe ruransabye. Nimuhembure n'amatapuwa n'inzabibu kuko urukundo runsabye. Abakobwa b'i Yerusalemu bamuciraho baravuga ngo dore ukuntu kirata n'ukuntu kirabura. Aravuga ngo nubwo nirabura ndi mwiza. Baravuga ngo umukunzi wawe aba hehe? Ngo aba mu misozi miremire. Akora iki? Ngo ni umwungeri. Salomo aravuga ngo ukanga umwami ugakunda umushumba. Umukobwa aravuga ngo dufite impamvu tumukunda nuko apfiriza aragiye. Umukobwa aramuvuze aravuga ngo umukunzi wanjye yanjyanye mu rugo rwe, ngo ibendera rye ryari hejuru yanjye, ngo ari rwo rukundo rwe, ngo amatunda ye yarandyoheye. Yaramuvuze agera kuri uyu murongo wa 6 mu gice cya 2 aravuga ngo ukuboko kwe kw'ibumoso kuranseguye, ukw'indyo kurampfumbase. Agiye kuryama bagiye kumukangura bumva ijwi ry'umukunzi we. Imana ivugane n'abakurwanya, Imana ivugane n'abarozi bawe, Imana ivugane n'iminsi mibi yari kuri imbere, Imana ivugane n'umusozi wari ugukikije. Bumva ijwi rivuga ngo ntimukangure umukunzi wanjye, mureka byukiye igihe ashaka. Baramubaza ngo mbese umukunzi wawe uvuganira nawe he? Arababwira ngo ijwi rye ndyumvira mu mbariro. Imbariro zigaragara kabiri: mu nzu yari yuzuye igasenyuka cyangwa inzu itaruzura. Ijwi ry'imbariro kuri Kristo ni gute? Mu buryo bwumvikana. Igihe avuganye nawe mu buzima bwo gupfundika, n'ijwi riba rije mu mbariro akavugana nawe. Igihe wari warasenyutse, Yesu akavugana nawe akubwira ibyihumure, n'ijwi rinyura mu mbariro. Baramubwira ngo ni hehe uhagarara ukareba umukunzi? Umukobwa arababwira ngo ahantu mpagarara nkabona umukunzi ngo ni mu idirishya. Idirishya risobanura iyerekwa, kuko turebeye Yesu mu muryango twakinjira tugakomeza, ariko mu iyerekwa turamureba. Yesaya yaravuze ngo ndimo ndamureba nubwo ataruba ariko ndamwitegereza. Bera b'Imana. Yeremiya amurebye aravuga ngo no mu gihe cye na Yuda azakizwa, azitwa Shami, bisobanuye gukiranuka kwacu. Mu iyerekwa Baramu yaramurebye aravuga ngo ameze nk'intare y'ingore ivumbutse igiye gushaka umuhigo, ngo ameze nk'intare y'ingabo iryamye yahaze. Ariko bera b'Imana, reka mbabwire, Imana ishimwe. Uretse nawe na Yobu yaramubonye aravuga ngo nzi ko umucunguzi wanjye ariho, nzamureba nambaye undi mubiri. Bera b'Imana, mureke mbabwire, urukundo rwa Kristo mu itorero rurahari. Icyo dusabwa nuko twibaruza mu rubavu rwa Kristo. Imana ibaha umugisha. Mureke dusengane uyu mwanya. Ndagira ngo ubwire Yesu ngo mfata ukuboko. Ndagira ngo ubwire Yesu ngo mbarana n'abizera. Ndagira ngo umubwire ngo mbarira mu bakiranutsi. Ndagira ngo umubwire ngo nshoboza, korana nanjye, bana nanjye. Mwami turagushimiye. Umunyashuramukazi agiye ku mafarashi yera, itorero ritashye. Baramubwiye ngo garuka. Bivuze ko abantu bari mwiza, abanyamubiri bazababazwa nuko itorero rigiye nibazamuke. Bazifuza ko indirimbo zagaruka, bazifuza ko bakongera kubona ababwiriza butumwa ku macano ya YouTube, bazifuza ko insengero zakongera gukingura bakajya gusenga, bazifuza ko bakongera kubona abapastori. Bazavuga ngo nimugaruke. Umunyashuramukazi yaravuga ngo ntimukitegereze umunyashuramukazi nk'imbyino z'Imahanayimu. Barebaga ibirori gusa ntihagire ikibahindura. Bivuze ngo itorero rya Kristo be kurifata nk'igishungiro, be kurifata nk'igisuzuguriro. Rigihari none abandi nabo nibibaruze. Mwama bakwemeye nibabarurwe, bemeye gukorana nawe nibabarurwe. Nibongere bandikwe mu gitabo cy'ubugingo, nibongere banzurwe kubw'ineza yawe. Ndagushimiye Yesu kubaranya uyu muntu ukwemeye n'abakwizera.
ni ku bw'izina ryawe mwami w'abizera, amen. Imana ibahe umugisha.